Yes, amahoro amahoro, ndabaramukije cyane abari mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi, Burundi, Tanzania, Uganda, Congo na Kenya, mwese ndabaramukije cyane, mugire amahoro y'Imana. Abari mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo, SADC, harimo Zambia, South Africa, Mozambique, Malawi, mwese ndabasuhuje cyane. Ndasuhuza abari mu bihugu byo mu Burayi, Belgique, Ubufaransa, Ubudage, ndasuhuza n'abari mu bihugu bya Amerika, Canada, mwese mugire amahoro y'Imana bane namwe. Nagarutse ku kiganiro mbategurira bijyanye ni YouTube channel yacu yitwa Humble Goodness TV. Mu by'ukuri ndabashimira cyane iyo kimugomeje kunyereka urukundo, munyereka ko ibyo mbagezaho bibanogeye, kandi ntabwo tuzacika intege, tuzakomeza tubibagezeho, na cyane ko aricyo kintu kindaje nshinga kubagezaho ibintu, ibiganiro bitandukanye bizajya bikubaka na sosiyete nyarwanda, dushima ibigenda tukanenga ibitagenda neza tukabinenga, tuganira no kuri content zimwe zitandukanye, harimo ubuzima bwa hano muri Zambia, uko tuba tubayeho muri ibi bihugu by'amahanga. Tuzajya tukomeza tuganire uko ubuzima buba bumeze muri Lusaka, twambuke no hanze ya Lusaka tumenye uko ubuzima bumeze, business uko ikorwa, ibintu nk'ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. So nari nabateguje ikiganiro kijyanye n'amadini mu gihugu. Amakeke rwose arafungwa cyane, ariko mu by'ukuri muri iki gihe navuga ko turi mu bihe bigoye nyine, nk'uko Bible bivuga by'imperuka. Biragoye cyane kandi birakomeye pe, bikomereye abantu. Nta kindi dusabwa gukora usibye kwizera Imana, tugasenga Imana ikadutabara, kuko niwo murengezi wenyine dufite. Kuko urebye imbaraga Satani ari gushyiramo cyane kugira ngo akandamize abantu b'Imana, biragoye cyane, biragoye, usibye Imana yonyine yatabara itorero ryayo. Gusa ntabwo nagira ngo njye banableminga abantu bafunze insengero zimwe na zimwe. Hari insengero zakabaye zifungwa, kuko insengero zimwe na zimwe, insengero nagiye mbona ku rutonde, nkabona nk'urusengero rwitwa ngo tunywa ati abanywa gake. So nk'urwo rusengero mu by'ukuri rwazageza kuki abayoboke barwo bari muri iyo torero yabo ngo abanywa gake? Ni ibintu bitumvikana. Niyo mpamvu His Excellency yagize gutya, aravuga ati ibintu by'akajagari ko mu nsengero ntibibanze bigire gute bicike. Ariko mu by'ukuri hari insengero byo uba wumva ukumva ko nta ntuza, ahubwo nta hazaza ifitiye abayoboke bayo, ahubwo zigendereye bamwe kubacyucyura n'utwo bari bafite. Na cyane ko muri iki gihe umuntu wese uburiye wenda nk'akazi mu bindi ajya gushinga urusengero kuko azi ko nashinga urusengero ari buze gukuramo akantu. Ibyo narabibonye cyane rwose. Umuntu atangira ashinga nk'icyumba cy'amasengesho, gutyo abayoboke bakaza, ejo bundi akabashinze ikeki, ahubwo ngubwo yatangiye gukamura abantu nk'amafaranga, ibintu nk'ibyo. Ariko ubwo
leta yabyinjiyemo uko byasa kose biraza kugenda bisobanuka rwose. Gusa icyo nemeranya n'abantu ni uko iyo uri umuntu w'umukozi w'Imana wa nyawe ntabwo uberewe kugira ngo ugandishe abayoboke bawe kuba bagira gute bagirana ibibazo n'abantu, nk'urugero cyangwa se mu miryango yabo. Nk'urugero ugasanga nimba washinze iyo keki urategeka ngo kugira ngo uhure n'umuntu ngo umusengere ngo nta mafaranga runaka gutya na gutya, kugira ngo umusengere ngo isaha imwe cyangwa iminota runaka ngo arakwishyura amafaranga n'aya. Imagine, ibaze rwose icyo kintu mu bintu bijyanye n'Imana. Ibintu by'Imana twabiherewe ubuntu, natwe tujye tubitangira ubuntu kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga. So ntitugafate ibintu by'Imana tubigire business, kuko uko byasa kose uzahura n'ingaruka zikomeye cyane, zitari iz'ako kanya ariko mu gihe kizaza, haba se ku rubyaro rwawe cyangwa se wowe ubwawe. Kuko ingero aba ari nyinshi. Na Yesu yigeze kuvuga, aravuga ngo ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. So aho ngaho harimo ijambo, hakubiyemo ibintu byinshi cyane ko iyo ukurikiranye ibyo Yesu yavugaga ubwo yigishaga mu migani, ibyo yabwiraga abantu byose byaga bifite, yari amagambo akomeye cyane y'ubwenge, kuko n'abigishwa hari igihe bamwegeraga bakavuga ati ariko wadusobanuriye ku magambo wagiye ubwira abantu bari bateraniye mu iteraniro. Yesu akababwira ati mwebwe murahiriwe kuko turi kumwe, ngomba kuyabasobanurira. So hari abantu rero rwose ubona ko babigize business, kandi ntabwo ari byo rwose. Nimba ukorera Imana, ikorere mu kuri, ukore ibintu Imana ishima, apana kurebera ko abantu bagushima. Kuko ibintu tugenda tubona muri iyi minsi bigaragaza ko abantu barimo bashaka cyane amafaranga, gutera imbere cyane. Abapasiteri, abahanuzi bagenda bakavuga ati Imana iravuze itavuze, kugira ngo babone ikintu bashyira mu mufuka. Ariko ibyo byose ufitanye urubanza n'Imana. Inama nakugira rero ni uko wahindura umurongo, ugahindura umurongo. So uko byasa kose, nubwo ayo madini yafunzwe, akaba yarafunzwe, ndizera ko hari ibintu runaka bizasobanuka. Si uko leta yanga ayo madini, ariko yari arimo akajagari pe, kandi n'abakristo nabo babibonaga rwose, n'abayoboke bayo babibonaga. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe ibintu ubona ko byabaye ikibazo, leta nyine byinjiramo, kuko leta niwo mubyeyi ureberera igihugu. Ntabwo igihugu cyajya mu bintu by'intoza bishobora kugisunikira mu bintu bibi cyane. Ugasanga abaturage, nimba umuturage yari afite nk'agahene, avuga ati nk'aka gahene ngategerejeho wenda umusaruro runaka, akajya ku mupasiteri ati zanira iyo hene, nuyizana nkagusengera rwose izabyara amahene n'amahene. Ukagatanga, ukazategereza ihene ugayiheba. Ibyo byose harimo ubutubuzi mu bantu b'Imana bamwe na bamwe. Ntabwo ngiye gutungwa urutoki kuri bamwe, oya, ariko benshi murabazi. Gusa ntabwo byari bikwiye ko umurimo w'Imana mugira business. Ntabwo byari bikwiye ko mugira business, ahubwo muhindura uburyo kugira ngo
Imana ibarebe neza, ibarebe neza. Kandi nawe muntu ushaka guhangana n'Imana, Imana ntabwo wahangana nayo, kuko hari abantu benshi bagiye bahangana nayo rwose bikarangira beretse ko ari Imana. So muri iki gihe rero ubibwira ko ashaka guhangana n'Imana, asigeho rwose, niyo nama namugira, kuko Imana ntabwo wahangana nayo ngo uyineshe. Kwereka ko ari Imana mu bumana bwayo. So turusheho gusenga kandi tugire gufashanya mu byo dukora byose. Ubona ubabaye umufashe, urwaye umusure, uri gereza abari muri gereza ubasure. Mu by'ukuri nidukora ibyo byose tuzaba turimo twicuranura n'Imana, kandi hazaba hari ingororano mu gihe runaka utazi, yaba kuri wese cyangwa umuryango wawe, urubyaro ruzagukomokaho, hari ingororano. So nkanjye mu byo nashingiyeho njya gushinga iyi channel yanjye ya YouTube yitwa Humble Goodness TV, nta kindi nagendeyeho ni ukugira ngo turebe uburyo ki twakubaka sosiyete tukareka kumarana, kuko ugiye nko ahasanga ushobora kuhasanga indirimbo yitwa Impumeko y'Amahoro. Nahereye kera nshaka ko twahindura isi, ariko ngenda binyuza mu ndirimbo, mu bihangano bimwe na rimwe mfite, ariko uko byasa kose bizagenda byumvikana, kandi muraba agaciro gakomeye cyane, kuko mwanyeretse urukundo. Uko byasa kose ibi bintu turimo nitubikora neza tuzabona ibihembo byinshi cyane, tuzabona ingororano zikomeye cyane. Ariyo mpamvu mbinginga kugira ngo mujye murushaho kubana n'abantu bose amahoro. Nicyo kintu cy'ingenzi. Niba byose tubona ntabwo byakabaye biba tubanye twese amahoro. Byose rero nta handi bituruka, biva mu gusenga no kubaha Imana. Tukubaha Imana, twubaha n'ikiremwa cyayo, ariko ari bo twebwe nyine biremwa byayo. Ntukumve ko ushaka kugira umuntu nabi, kuko na Yesu yarabivuze ati uwicisha inkota undi nawe niyo azazira. So rero ibyo bintu tubihagarike, ahubwo turusheho gufatanya, tubane mu buzima busanzwe, dukundane, tugire urukundo rumwe ruzira uburyarya. Ibyo byose bizadufasha muri byose. So ndabashimiye cyane, mbibutsa ko mwazajya mukora share, mugakora subscribe na like, kugira ngo ibiganiro byinshi bijye bibageraho cyane. Turakomeje kandi ntabwo tuzacika intege. Mugire amahoro y'Imana. Nanjye ndabakunda cyane. Shalom shalom.